umwuka wa Amaleke, the spirit of Amaleke, urakubwira ngo tells you ngo wewe byararangiye, that you everything is finished. ngo nta na kimwe wabasha kugeraho, You can't even achieve anything. ngo nta na kimwe wabasha gukora ngo gikunde. It tells you that you can never be successful. umwuka wa Amaleke, The spirit of Amaleke, urakubwira ngo tells you ngo ubu burwayi ufite that this disease that you have ngo ntibushobora gukira, can never be healed. ngo Imana ntabyo yabasha, It tells you that God can never be able to heal you. ngo ibi ntabwo bishoboka. It tells you this is impossible. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo But the word of God tells us ngo byose everything bishobokera bizera. is possible for those who believe. Iyo umwuka wa Amaleke nawo So the spirit of Amaleke uzi neza yuko knows that byose bishobokera bizera, it knows that everything is possible for those who believe. niyo mpamvu uza gusenya ukwizera kw'abana That is why b'Imana, it comes to destroy your hope. ugashyiramo gushidikanya. Then it comes with doubts. Iyo utangiye gushidikanya When you start doubting, ni nk'uko uba uvuze ngo it's like you are saying, mwa bibazo mwe bahaye ikaze I welcome you mu buzima bwanjye. in my life. Yesu ashimwe. Glory to umwuka wa Jesus. Amaleke The spirit of urakubwira Amaleke ngo tells you Uwiteka yarakwihoreye, that the Lord has forgotten you. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo But the word of God says, sinzaguheba I sinzaguhana, will never leave you, I will never forsake you. sinzaguheba I will sinzaguhana. never leave you, I will never. Uwiteka arakubwira ngo The Lord says ngo sinzaguheba kandi that He will sinzaguhana. never leave you, never Uzamura forsake uko you. kwizera, Uplift that faith. wamuzi neza ko Imana iri kumwe nawe, Always, always, God is with ngo you. nunyura mu muriro And when you pass through fire, ntabwo umuriro uzagutwika, the fire will not quench you. nunyura mu mazi Even when you pass through water, imigezi ntabwo the izagutembana, water will not take you. nunyura mu bibazo Even when you pass through problems, ibyo bibazo ntabwo bizagutwara, those problems will never take you. You uzabitsinda will be successful. kandi uzavamo ufite imbaraga. And you will come out very Uko strong. niko ijambo ry'Imana That is rivuga. how the word of God says.